Bakristo nshuti mudukurikira ku YouTube channel bavandimwe mwese twabanye muri uyu mwaka Kristo Yezu akuzwe. Tubanje kwifuriza umwaka mushya muhire, umwaka w'amahoro n'ibyishimo, umwaka w'amahoro mu miryango yanyu mwese. Turi hano kuri Paruwasi ya Gikondo, uyu munsi ni kwa kane, ni umunsi w'ikiruhuko, umunsi wa kabiri w'umwaka twinjiyemo guherejo umwaka wa 2025. Isi muri kumwe hano ni Joseph Ahumukiza Igikondo. Uyu munsi rero kuna ntangiye mbivuga turi hano Igikondo ahabereye igitambo cya misa cyo kuzirikana ubutumwa abana b'abahereza bafite muri kiliziya. Ni umunsi watangiranye n'igitambo cya misa aho umusaseredoti ushinzwe abana ubita omoniye yabatuye igitambo cya misa afatanyije n'abasaseredoti baje kwifatanya nabo. Igitambo cya misa cyari kihariye kuko cyatuwe kiririmbwa n'abahereza ubwabo. Bakaba yabanje kubibutsa umurimo bafite, inshingano bafite muri kiliziya no kubashishikariza kuzibamo neza, bazirikana ubutumwa, bazirikana n'inshingano bafite nk'abahereza bato. Muri uyu mwanya rero nyuma y'igitambo cya misa tukaba tugiye kuganira na bamwe bitabiriye icyo gitambo cya misa, tukaba tugiye kuganira n'umubyeyi umwe mu hagarariye ababyeyi, turaganira ndetse n'urubyiruko ruri mu bwo butumwa bw'abahereza bato, tugiye kuganira n'umusaseredoti akurikirana umunsi ku wundi muri uwo butumwa bafite muri kiliziya. Tubifurije mwese gukomeza kugira umwaka mwiza kandi no kunogerwa n'ibiganiro. Hari byinshi twibaza ku mahereza, tubabaza ubuzima bwabo, ese baturwa bate, ese inshingano zabo ni izihe, ese ibibazo bahura nabo cyangwa inzitizi bahura nazo ni izihe. Muri uyu mwanya rero tugiye kwakira umubyeyi uri budufashe kumva uburyo yakiriye umurimo w'ubuhereza wahawe abana be. Tujye no gukomerezaho twakira n'abana batubwire inshingano bafite muri kiliziya nk'abahereza. Turi kumwe hano n'umuvandimwe n'umubyeyi, nawe tubanje kwifuriza umwaka mushya muhire, umwaka w'amahoro, umwaka w'ibyishimo mu rugo rwawe no ku bawe wose. Umwaka mushya muhire kuri twese. Murakoze mubyeyi, turatangira twibwirana buriya. Jewe nitwa Joseph Ahumukiza, nkaba nkurikirana ubuzima bwa Paruwasi hano Gikondo. Uyu munsi rero hano kuri Paruwasi ya Gikondo abana bakaba bifuje kugira umunsi mukuru wabo, cyane cyane n'abana b'abahereza bafite umurimo wa gitumwa muri Kiliziya Gatolika, umurimo wita w'abahereza. Uri umubyeyi ufite umwana muri iryo tsinda ry'abahereza, muratangira mutwibwira hanyuma tugiye gukomeza ikiganiro cyacu tuziranye kandi n'abadukurikirana bazi abo turi bo. Nanjye nitwa Ingabire Diane, nkaba ndi umubyeyi umwe muri aba bana bahawe amasezerano mu bahereza. Mfite abana babiri, umwe mu cyiciro gikuru undi mu gitoya. Hari uwasezeranye Trifereri, hari n'undi wasezeranye Korite. Madamu Diane, ndumva bisobanukiwe, uravuga n'ibyiciro twebwe tutazi, ubwo twajya kugira umwanya wo kubisobanukirwa neza twinjira mu kiganiro nyirizina. Nk'umubyeyi rero uyu munsi abana b'abahereza bizihije umunsi mukuru wabo. Wowe nk'umubyeyi urumva umeze ute, urumva akanyamuneza ufite ku mutima kuri uyu mwanya kameze gate? Nk'umubyeyi nishimiye cyane kuko uyu murimo abana bakora ni umurimo mwiza cyane. Nashishikariza abandi babyeyi batabashije kuba bashishikariza abana babo. Ni ahantu tubonera uburere bwiza cyane, umwana gukurikira Nyagasani Yezu akiri mutoya. Ni byiza cyane gushishikarizwa guhereza Nyagasani Yezu. Ni ibintu dukunze kandi twishimira, kuko ni icyiciro cya kabiri, kuko undi yasezeranye n'ikindi cya mbere, ubwo n'ubwa kabiri n'ubwo asezeranye undi cya mbere. Ariko uburere mu rugo ubona atandukanye, imyitwarire ubona atandukanye, memo no kwishuri no mu rugo biba biryoshye. Ukomeje ku kibazo nagiye kukubaza mvuga nti haba ku mwana wa mbere no ku wa kabiri, nyuma yaho yinjiriye mu murimo wa gitumwa wahereza, niki wabonye cyahindutse haba ku myitwarire ye, mu mvugo ye, cyangwa se mu buzima mu rugo? Ubona akenshi umwana w'umuhereza imyitwarire ye ni umwana ukunda gukebura abandi.
mu gihe ubona abandi basamaye we ababona bidakwiye. Nk'urugero nk'umukuru we ashobora kugira inama n'abandi bagenzi be, tumusa n'abamufatiraho icyitegererezo kuko n'umuntu mukuru yakugira inama. Murakoze uti n'umuntu mukuru yamugisha inama. Ese nk'umubyeyi noneho niki wabwira abandi babyeyi baba bamusangiye muhuje inshingano zo kuba mufite abana b'abahereza cyangwa se abandi babyeyi bataragira uwo mugisha? Ni ibintu ababyeyi bose bishimira. Akenshi twumva twifuza ko abana bacu baba abapadiri, inzira y'urugendo barimo bawukomeza ikaguka. Ukomeje ukana none padiri yavuze mu misa avuga ati iyo mbabonye hariya mbabonaho nk'udupadiri dutoya. Ese koko kuba umuhereza bisa naho uba utangiye umurimo cyangwa se inzira kuba umusaseridoti, hari aho wabihuza? Ego, kuko inzira yo guhereza nabo bahereza bafasha guhereza Nyagasani Yezu. Nabo rero baba bicaye hariya bumva uriya muhamagaro nawo wababera bawukunda, kuko ni kenshi bagusobanurira ngo uku twifata nta wundi muntu wabyifata. Ni byiza rero ko ababyeyi bandi n'abandi dusange turerera hamwe, ubona bakunze abana bacu uburyo babitwayeho bitwaye. Rero muri rusange abakristo ndabashishikariza ko uyu murimo wo guhereza ni mwiza cyane, abana barawukunze kandi ububona Roho Mutagatifu abarimo rwose. Tuzi ko ni ikibazo cy'amatsiko, tuzi ko ababyeyi cyane cyane abamama bamukomeye cyane ku bana cyane cyane abahungu, kavuga ati azampa umukazana azabona kuzukuru. Noneho se nka buriya none padiri yavuze ati turababonamo udusaseridoti dutoya, nawe uravuga uti baba bari mu nzira yo kuba abasaseridoti. Ese koko wumva nk'abana babiri bari ufite mu bahereza bavuze ati tugiye gukomeza noneho twirundurire mu Mana dukomeze duhereze, ahubwo turi igitambo cya misa turi abasaseridoti, wabyakira ute? Murakoze, njyewe nabyakira neza kuko buri muntu wese afite umuhamagaro we. Kuri ino si Imana yahamagaye buri muntu wese mu muhamagaro we. Abonye ari wo muhamagaro we nawe umushyigikiramo cyane nk'umubyeyi we, kuko nanjye ndabikunda. Tuzi ko kandi hano kuri paruwasi hari komite y'ababyeyi bafite abana b'abahereza. Nk'umubyeyi noneho nihe nama waha abahereza, abana b'abahereza cyangwa se abandi bana muri rusange bijyanye n'ubuzima bwa Kristo, none ubihuza n'inshingano bafite z'ubuhereza? Muri rusange uyu murimo w'abahereza bafite inshingano zikomeye, memu nabo mu buyobozi bwabo uko bayoborana ni ibintu bafata nk'ibintu bifite umurongo kandi bifite inshingano zo kogeza ubutumwa. Nubwo ari abana ariko ubutumwa buhereye hasi buraryoha. Rero tubihuje Nyagasani Yezu, tuzi neza ko mu muhamagaro wabo abakunda kandi natwe tukabikunda, turabashyigikira. N'ibikorwa by'urukundo bagize turabishyigikira, twumva ko aba n'abana bacu ni umurimo dusangiye nabo, tubafatanyije kandi Imana izabidufashemo. Mu nyigisho padiri yatanze turimo gusoza, mu nyigisho ya padiri yatanze yakomoje ku myitwarire cyangwa se imigirire y'abahereza ishobora gutuma bashyirwa mu cyiciro cyangwa se bashobora kwitwa abanyamurwanya Kristo. Ese koko nawe nk'umubyeyi hari aho ubona bashobora kuba wenda bati ni umuhereza ariko imyitwarire ye ntabwo ihuje rwose n'inshingano, hari aho wabona wabihuza n'ibyo ngibyo padiri yavugaga abanyakristo cyangwa se batuzuza inshingano zabo neza? Murakoze, nubwo uyu murimo abana bawukora ariko bawukora baba muri sosiyete y'abandi. Ikindi n'abana nabo bambaye umubiri nk'uw'abandi. Icyo dukora ni ukurwanya dukoresha isengesho no kubashyira mu burinzi bwa Roho Mutagatifu, akaba ari we wenyine ubiragirira. Naho mu buzima busanzwe ku ishuri baba bameze nk'abandi, ariko ikibatandukanya uramureba ukamwibwira. Ariko mu buzima busanzwe uba ubona ibyaranga undi byamuranga kuko ni umuntu nawe. Yego. Akabazo k'amatsiko dusoza noneho, ubona umwana bwa mbere, umwana wawe ari kuri aritari, wumvise umeze ute? Kubona umwana wanjye kuri aritari ndumva
ngewe bamazemo igihe kinini ariko biba ari umunezero cyane kubona umwana ari muri cortege ya padiri, abashyitsi badusuye ukabona yicaye kuri aritari, uhita uvuga uti wawu Nyagasani abiyoborere. Ni byiza cyane, uba wumva uri fiyeriye. Yego. Nyagasani abiyoborere kandi uri fiyeriye, nuvuga ko umwishimiye. Turagushimiye mubyeyi kandi dukomeje kugusabira kugira ngo ubwo burere bakura hano muri kiliziya binyujije mu murimo wa gitumwa bakora mujye buhura n'uburere bavana mu miryango yanyu. Murakoze cyane, twifurije ubutumwa bwiza nk'umubyeyi, ubutumwa bwiza mufite muri kiliziya nk'umukristu, kandi noneho umukristu ufite abana bafite ziriya nshingano muri kiliziya. Imana bakomeze namwe izo nshingano. Murakoze. Muri uyu mwanya rero turi kumwe n'umwe mu bahereza bato, baheza w'umujene ubona rwose amaze gusoreka. Twagira ngo utwibwire kandi tubonereho kugira ngo dukomeze ikiganiro. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Tuyishimire Alex, nkaba ndi umuyobozi w'abahereza batoya, nkaba ndi vice president. Tuyishimiye Alex, vice president w'abahereza bato hano muri paruwasi. Ni inshingano zitoroshye. Nka vice president ubona umurimo w'abahereza umeze ute? Uko mbibona umurimo w'abahereza hano muri paruwasi ya Gikondo ugenda neza, abana barawukunze cyane, by'umwihariko n'ababyeyi babo bakawubakundisha, bityo bikagenda bibafasha mu buzima bwabo, haba mu myitwarire, mu myifatire, birabafasha cyane. Ni nayo mpamvu rero numva ko umurimo w'ubuhereza hano muri paruwasi ya Gikondo ugenda neza cyane. Alex, umaze igihe kingana iki mu murimo w'abahereza? Naje mu muryango w'abahereza mu mwaka w'ibihumbi 2011. Mu mwaka w'ibihumbi 2011, bivuze ko uyu mwaka wa 2025 utangiye umwaka wa 14. Yego. Ni ibihe byiza wasanze mu murimo w'abahereza? Ibyiza nasanze mu muryango w'abahereza, wanyigishije byinshi, wanyigishije indangagaciro z'umukristu, unyigisha kubana n'abandi, unyigisha urukundo, by'umwihariko unyigisha no gusenga, kandi bityo binamfasha no gufasha urubyiruko rugenzi rwanjye kuba nabo nabigisha gusenga kandi no kuba nabakundisha kiliziya ndetse bakanayikorera. Imyaka 14 utangiye mu murimo w'ubuhereza, kuri wowe ubona muri urwo rugendo uvuze ibyiza, ariko nk'urugendo ubuzima bw'umukristu noneho ufite izi nshingano zo kuba umuhereza, haba hari aho warahuye n'inzitizi cyangwa se ingorane muri ubwo buzima? Yego, inzitizi cyangwa se ingorane ntago zabura, kuko natangiye guhereza niga muri segonderi, ugasanga kuba ko hari misa tugira hano za mu gitondo, ugasanga nje guhereza, ngeze ku ishuri nsanze nakererewe, bakama ibihano. Izo nizo mbogamizi numva naba narahuye nazo. Ikindi n'izindi mbogamizi naba narahuye nazo nyine mu muryango w'abahereza, urabona ko hari misa nyine tuba twumva dukunze dushaka guhereza, iyo misa nayo batayima ngo nyihereze, nkumva ndababaye, bikambera imbogamizi. Ariko uko nagiye nkura naje gusanga ko misa zose ni zimwe, uko nahereza iyi nako nahereza iyindi, kandi nkumva ko uko biri kose igitambo cy'Ukaristiya ni kimwe, ntago iki aba ari cyiza iki kibe kibi, nasanze byose ari bimwe. Nasanze byose ari bimwe, misa ni zimwe, ni Kristo ubuhereza binyuze mu musaseredoti. Ariko none reka dusubize, duhindure page, turune page kujya kuri page ya mbere, umunsi wa mbere ujya kuri aritari. Nakaye kantu wumva wakoze twakita nk'agakoryo, akantu wumva utazibagirwa mu murimo w'ubuhereza? Murakoze. Akantu naba narakoze ku munsi wa mbere njya kuri aritari, mbere kubera ko nyine iyo ukijya mu bahereza barakubwira, urabanza mbere yo kujya kuri aritari bakakwigisha nyine uburyo bakora umurimo w'ubuhereza kuri aritari. Ubwo rero nanjye baranyigishije, dukora amezi 3, mbabwira ko
mbabwira ko nabimenye neza ariko nyine nageze kuri aritari kubera ko ahantu twigira guhereza no kuri aritari biratandukanye, ngezeyo ahubwo mbona ni hashyashya, numva ahubwo nkeneye kwiga. Rero bituma nkora amakosa menshi amwe anagaragarira abakristo, nk'ayahe? nko kuvuza inzogera nabi, guhagarara ahantu hatariho cyangwa se kujya ahantu hatariho. Ariko ubu byanze bikunze ngo imihini mishya itera amabavu niko bivuga. Ubwo rero uyu myaka 14 irashize urimo batanyirwa myaka 14 muri ubwo butumwa bwa Kiliziya. Ni izihe nama cyangwa se inama wagira bagenzi bawe twabonye mwakoranye amasezerano, haba amasezerano mu cyiciro cy'abatoya n'icyiciro cy'abakuru nka vice president, noneho ni izihe nama wababwira? Inama rero nagira bagenzi banjye bakoze amasezerano ndetse n'abandi basanzwe mu muryango w'abahereza, mbere na mbere ni ukwerera imbuto bagenzi babo. Nk'uko bajya imbere ya padiri kuri aritari ari gutura igitambo cy'Ukaristiya, bikwiye kubaviramo no kwitwara neza hanze kugira ngo na babandi bataraza muri uwo muryango w'abahereza baberere imbuto, bityo baze mu muryango w'abahereza. Twese turusheho kuba urubyiruko rwiza kandi rukunze Imana. Nidukunda Imana ntabwo tuzishora mu biyobyabwenge, ntabwo tuzajya mu busambanyi, tuzakura turi urubyiruko runogeye Imana n'abantu. Mu nyigisho padiri yatanze araho yagarutse avuga ati bamurwanya Kristo. Yego. Kara kantu iryo jambo wumvise ubihuje n'imbogamizi cyangwa ibibazo mukunze guhura mu itsinda ry'abahereza bato, araho wabonye mushobora kuvuga ati natwe turimo kurwanya Kristo nubwo turi abahereza bose? Yego, ndikumva nanjye icyo kibazo yakimbajijeho, ariko nyine mu buryo bw'imiherereze ndikumva bigoranye kuba abanyamurwanya Kristo, ahubwo nyine twavuze ko akenshi nyine kuba abanyamurwanya Kristo bitubaho nyuma yo guhereza tuvuye mu Kiliziya. Hahandi nyine usanga tugeze mu rugo umubyeyi yatubwira gukora imirimo iyi ngiyi n'iyi tukamusuzugura, aho padiri yatubwiye ko uba ubaye nyamurwanya Kristo, cyangwa se ukaba wajya mu busambanyi, ubujura, aho ngaho nabyo twabonye ko uba ubaye nyamurwanya Kristo. Nyine twasanze ko mu gihe turi mu Kiliziya ntabwo bikunze kubaho yuko tuba abanyamurwanya Kristo, ahubwo bibaho iyo turi inyuma ya Kiliziya. Mu minsi ishize inama ikenerabushye ya paruwasi yize ku mwanzuro w'uko abahereza bagira igihe basoza ubutumwa bwabo muri Kiliziya. Wabyakiriye ute? Nabyakiriye neza, narishimye. Nyine natwe nk'abahereza tugomba gukora ubutumwa muri Kiliziya kandi tukabusoza neza, kuko hari n'ikintu abakristo bakunze kuvuga ati buriya iyo uje mu Kiliziya wajya kuri aritari ugasanga kuri aritari nta muhereza uriho cyangwa se padiri ari kwihereza, biba bigaragara nabi. Rero twishimiye ko natwe tuba tugomba kuzuza ubutumwa bwacu kandi tukabukora neza, bityo bigafasha abakristo gusenga neza kandi natwe bikadufasha. Yego. Turagushimiye rero Alexis, ubutumwa bwiza. Hanyuma kandi twuboneho kwifuriza umwaka mushya muhire. Tugize amahirwe rero kuba turi kumwe na padiri waduturiye igitambo, Padiri Isaac, ni padiri wungirije padiri mukuru ari muri paruwasi ya Gikondo. Twagira ngo dukomeze ikiganiro cyacu tumwakira kandi tumwifuriza umwaka mushya muhire. Mwakoze. Mugire umwaka mushya muhire n'imiryango yanyu yose, haba muri community y'abaparotini ndetse no mu muryango wanyu n'inshuti zanyu musangamo. Murakoze cyane. Tuzawurye ntuzaturye. Cyane rwose. Tuzawurye ntuzaturye. Mukanya rero twatangiye ikiganiro tuvuga ku bahereza. Abahereza bato. Abahereza bato, umurimo wa gitumwa muri Kiliziya mwadufasha kusobanurira abadukurikira. Abahereza bato rero mu butumwa bafite muri Kiliziya nubwo gufasha umusaserdoti uri mu isura ya Kristo mu gihe atura igitambo cy'Ukaristiya, wavuga mu magambo make bafasha Kristo kwitura. Bafasha Kristo kwitura mu kumuhereza umusaserdoti no kumuba hafi mu murimo wa gitumwa. Bafasha Kristo kwitura, ndumva ari umurimo utoroshye. Ese ni ibihe bintu bigenderwaho kugira ngo umwana w'umukristo yemerwe kwinjira muri ubwo butumwa? Mubivuze neza, mu kibazo harimo igisubizo.
ni umwana wiyumvamo mbere na mbere ubwo butumwa, wiyumvamo mbere na mbere ko yumva yishimiye anyuzwe no guhereza Kristo. Noneho ubwo biba bijyana n'imyitwarire, noneho akabisaba abashinzwe ubwo butumwa muri kiliziya rwose bakabimwemerera. Mu nyigisho mwatanze mwagiye mukomoza ku myitwarire no ku migenzereze y'abahereza, aho mwagiye mukomoza no ku masomo y'amatagatifu y'uyu munsi twahawe. Ese nk'umusaseredoti hari aho mubona imigenzereze cyangwa imyitwarire y'abahereza ishobora kunyuranya n'ubutumwa bafite mu kiliziya? Birashoboka cyane, ku isi umuntu ni umuntu, ariko mu nama bagenda bahabwa genda bagirwa inama zo kugerageza kwitwararika, uhereza nyine nyagasani, bakagerageza kwigengesera mu myitwarire myiza, twubahiriza amategeko y'Imana, amategeko ya kiliziya, ku buryo baba intangarugero mu bukristo. Akenshi umuhereza mumubona mu kiliziya ariko aturutse mu muryango. Yego. Ni iki mwasaba imiryango cyangwa ababyeyi babohereza abo bana b'abahereza? Imiryango icyo twabasaba, ubutumwa twaha imiryango itwoherereza abo bahereza, ni uko yagerageza kubafasha kuba abakristo. B'abakristo bakaba babana bakuze mu ndangagaciro za gikristo, ku buryo n'ubwo umwana yaba akiri muto, akifite imyaka itari myinshi, ariko afite indangagaciro za gikristo, bigenda neza, n'ubutumwa abukora neza, kandi agafasha uwo murimo wa Kristo witanga mu gitambo cy'Ukarisitiya, rwose ukabona bigenda neza. Mu buzima busanzwe tujya duhura n'abantu bakavuga ati, cyane cyane abagabo, igitsina gabo, bakavuga ati nari umuhereza, najyaga gute, nahezaga padiri, atari ku ngubu ukumva mbese atakikoze bya kiliziya. Usanga akenshi kuba nk'umuhereza, umuntu yabaye nk'umuhereza, yarangiza nyuma ugasanga ubuzima busanzwe umukristo birahabanye n'ibyo yakoraga. Usanga biterwa n'iki padiri? Ntekereza ko mu budasa bw'umuhamagaro, niba umuntu avuze ngo ikintu ni umuhamagaro, ubwo butumwa ni umuhamagaro. Umuhamagaro ntucyura igihe mu muntu. Umuhamagaro ntabwo ugira manda mu muntu. Umuhereza wakuze, ugeze mu myaka runaka, wenda washatse, ntabwo bimuvuyemo, ni uko n'ikindi gihe yaba yarabikoraga bitari bimurimo, ariko nyirizina ubwo butumwa yarabukoraga ari ubwe, anabukomeza mu kuba hafi ba bandi bagikura, bakegera hejuru. Mu myitwarire rero aba agomba kumva ko aba agomba gukomeza gutanga izo nama nziza, gutanga ubwo burere bwiza no muri ba barumuna be bamukurikiye, ku buryo donc umuhamagaro ntabwo ucyura igihe mu muntu. Noneho dusoza, kuba paruwasi yateguriye abana b'abahereza umunsi mukuru nk'uyu nguyu, mubona akahe gaciro, kuki umugenzo paruwasi yafashe, ni ukubera iki? Mbere na mbere turi mu byishimo bya Noheli, turi mu byishimo byo kwizihiza gusoza umwaka, gutangira undi, bikajyana rero no kwishimira ku byo umuntu aba yaragezeho. Iminsi mikuru ya Noheli aba ari ibihe bifite ubutumwa butoroshye. Hari icyo ngicyo cyo gushimira Imana ku byo yagiye idushoboza gukora ubutumwa n'ibindi. Noneho kwegeranya rero abo bana, kwegeranya abo bafatanyabutumwa, numva kiba ari igihe cyiza cyo kubasangiza kuri ibyo byishimo bya Noheli,
kubashimira ku butumwa basohoza batijana muri kiliziya, kandi bikaba n'umwanya wo gukomeza kubaha ubutumwa nka kiliziya umubyeyi wabo, kugira ngo bakomeze bigengesere, bitware neza, bumve ko ubutumwa, bumve ko icyo Nyagasani abahamagarira rwose ari ubutumwa bwiza, kandi babusohoze babishyizeho umutima. Mu nyigisho mwatanze mwagiye muvuga ati iyo mbabonye kuri aritari mubwira abahereza ati mbabonamo nk'udusaseredoti dutoya. Mu gushishoza kwanyu bahereza mufite, mubona hari muri icyo cyerekezo, muri iyo nzira? Ni ibyishimo, iki kibazo ni cyiza, ni n'ibyishimo kuko harimo abaseminari, abari mu seminari nto, harimo ndetse n'abo mfite amakuru ko bagiye bandika mu miryango inyuranye, bari kwifuza kujya gukomeza mu iseminari nkuru. havuga ngo rero ni umuryango ubategura, umuryango ubategura, kandi ni ibyo kwishimirwa. Muri rusange ni ubuhe butumwa, wenda niba nta kindi ntakomojeho, ubutumwa ntakomojeho, ni ubuhe butumwa mwaha abahereza bato muri uyu mwanya, cyangwa se abana muri rusange? Ubutumwa natanga ni ubwo ndahera ku babyeyi, kuko abo bana bose bavuka mu miryango. Ababyeyi mu gutanga ingero nziza ku bana, mu kwishimira ko abana bagira uburere bwiza bwa gikristu n'ubwa kimuntu, bizafasha kiliziya mu gusohoza neza ubutumwa. Abana nabo bakaba babandi babwirwa bakumva, bakaba babandi bakira impanuro z'ababyeyi, impanuro z'aho biga, impanuro z'iyo miryango ya Kiliziya Gatolika babamo, ndetse nkaboneraho no gushishikariza n'abandi bataba mu miryango ya Kiliziya Gatolika kugerageza kuyitabira, gerageza gushaka umuryango wa Kiliziya Gatolika bajyamo, kuko bibafasha gukura mu kwemera, bafasha gukura babana n'abandi, biga gusenga, kandi bibagirira akamaro mu myaka iri imbere. Ikindi rero ni ukurarikira ababyeyi ndetse n'abana, noheri y'abana izizihizwa ku cyumweru ku itariki 5, kugira ngo bazaze twishime, bazaze dushimire Imana, bazaze dusingize uwo mwana watuvukiye, kandi tuboneraho no kumwereka uyu mwaka mushya dutangiye. Turabashimiye, kandi dukomeje kubifuriza umwaka mwiza, nubwo butumwa butoroshye bwo kurera bari abana, kugira ngo bazavemo koko abagabuzi, abahereza ba Kristo, nk'uko babivuze ati babahereza gufasha Kristo kwitura. Murakoze cyane, namwe mbifurije umwaka mushya muhire. Murakoze cyane.